aya ni amakuru asohotse muri kano kanya bidasubirwaho. M23 yari yarafashe Uvira igiye kuyirekura ndetse ititangira gukura ingabo zayo muri uno mujyi wa Uvira cyangwa se muri bino bice, bagiye kuhava batangire basubira inyuma. Ni mu gitangazo risohotse none hano umuyobozi wa AFC 23 avuga ko rwose impamvu bavuye muri Uvira cyangwa se bagiye kwita bava muri Uvira ahanini ngo bitewe n'ubusabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umuhuza. Gusa nanone ni nyuma y'igitutu kitari cyoroshye cyari kimaze iminsi gishyirwaho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko Uvira igomba kurekurwa. Ngira ngo ku munsi w'ejo twabonye ubwo muri Amerika bavugaga ati ikosa rikomeye cyane mwakoze ni ugufata uno mujyi wa Uvira. Gusa mbere yuko dutinda reka tubanze turebe rino tangazo. M23 nubwo isohotse muri Uvira nabo hari ibindi bahise basaba. Ntago bapfuye kuvamo gusa, bavuye muri Uvira babishyira mu itangazo ko bagiye kuva muri Uvira, ariko nabo mu nyandiko bashyiramo ko hari ibyo bari gusaba. Ahanini ari kumvaga ko babwira leta ya Kongo ariko banabwira umuhuza ari we Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubona ko ari we wabisabye cyane, cyangwa se ushobora kuba hari irindi jambo yakoresheje ritoroshye ryatumye M23 ivuga ko igiye kuva muri Uvira. Gusa M23 yo ivuga ko ngo igiye kwikura muri Uvira ku bushake bwayo, ngo kugira ngo ubusabe. Reka dusome itangazo. Iri tangazo riravuga gute rero? Reka tubanze tubire mu itangazo ubundi nze turebera ibindi hamwe. Itangazo mfite hano imbere yanjye rifite umutwe uvuga ngo itangazo rya AFC M23 ku bijyanye n'amahoro muri Kongo. Niwo umutwe w'amagambo ndetse n'amatariki ibyo byandikiwe. Ni itangazo ritangira rivuga ngo ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 ririfuza kwibutsa inzira cyangwa se rirashaka gukomeza kubahiriza inzira y'amahoro cyangwa se bashingiye ku nzira y'amahoro ya Doha, aho ngo intambwe ikomeye yari iherutse guterwa, aho basinyaga amasezerano ngenderwaho ya Doha ku itariki ya 15 Ugushyingo. Mu rwego rwo kubahiriza ya masezerano basinye muri Katari muri Doha. Ati rero dushingiye kuri ibyo byagezweho, ati wenda nubwo hakomeje kubaho ubushotoranyi n'ihohoterwa biturutse ku ngabo za FARDC n'abafatanyabikorwa bazo, ubwo nyine abarimo abasirikare b'u Burundi za Wazalendo n'iyi FARDC nyine bano basirikare ba Kongo, ngo nubwo ubwo bushotoranyi bwabo bwakomeje kubaho, atari ko twebwe Alliance Fleuve Congo M23 twafashe icyemezo cyo gutangiza igikorwa cyo kubaka icyizere ku ruhande rumwe cyangwa se ku ruhande rwacu, kugira ngo inzira y'amahoro ya Doha twasinye ihabwe andi mahirwe, cyangwa se twongere tubaha amahirwe kugira ngo muyigerageze namwe nubwo mwakomeje kwica iyo nzira y'amasezerano ya Doha. Ati niyo mpamvu tugiye gufata, ati tugiye ngo bagiye kongera bahe amahirwe menshi bimwe basinye muri Doha, ngo mu rwego rwo kugira ngo barebe ko basi byatuma impande zombi zigera ku gisubizo kirambye gikuraho amakimbirane. Ati mu buryo bwiza rero bwo kugira ngo ya masezerano twasinye Doha twongere tubashe kuba twayaha amahirwe turebe ko yakubahirizwa, ni muri urwo rwego AFC M23 ku bushake bwayo niko batangiye hano hantu humve neza witonze, niko banditse ngo AFC M23 ku bushake bwacu tugiye gukura ingabo zacu muri Uvira, ngo nkuko byasabwe n'ubuhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ko kantu ngira ngo urakumva niko yanditse nanga wanditse ritangazo ngo AFC M23 ngo ku bushake bwacu tugiye gukura ingabo zacu, ngo ni za M23 tugiye kuzikura muri Uvira, ariko arenze ijambo rivuga ngo nkuko byasabwe n'ubuhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngira ngo mwarayibonye itangazo riracyakomeza, ntugire ngo birarangiye, ni itangazo ugomba kumva paka rirangiye kugira ngo wumve akantu ku kandi. Ati ibi byasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwabonye ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zavuze ejo bundi mu nama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye. Amatangazo yandabiri yakurikiye harimo irya Marco Rubio umwungirije, ibyo bavuze byose ndaza wenda tugende twongera tubicemo, ariko reka dukomeze n'itangazo. Hasi yakomeje avuga ngo hashingiwe ku byabaye mu bihe byahise, aka kantu kumve neza, atari ko hashingiwe ku byabaye mu bihe byahise, aho FARDC Wazalendo n'abafatanyabikorwa babo, ubwo n'izangabo zose baba Cancuro b'Abarundi n'abandi. Ati mu bihe byashize FARDC Wazalendo n'abafatanyabikorwa babo bagerageje kwifashisha ibikorwa byo bagerageje gufatirana ibikorwa byo kubaka icyizere twebwe twari twakoze byo kurekura ahantu twari twafashe, barangije bahita bashaka kongera ngo basubirane uduce twari twarabambuye
ngo bahita banabikoresha no mu kwibasira abaturage bafatwaga nk'abari bashyigikiye ihuriro AFC M23. Ibyo ngibyo impamvu babivuze ni iyi: hari aho M23 yigeze gufata, imaze kuhafata icyo gihe n'ubundi yashyizweho igitutu n'amahanga bayisaba ko aho hantu yaharekura, ndetse aho hantu imaze kuharekura, ndetse twabonye n'u Rwanda ruvuga ko narwo hari umusanzu rwashyizeho bakoresheje influence bari bafite, bagerageza kuba babibagiramo kugira ngo M23 irekure aho hantu. Twabyumvishe bisobanura M23 iravuze ngo aho hantu twarekuye, ngo abasirikare ba Kongo n'abafatanyabikorwa babo bahise bahagaruka, bahita bashaka no gufatirana n'ibindi bice byinshi ngo nabyo babyurireho babifate, ndetse bahita batangira kugirira nabi abaturage bo muri ibyo bice twari tumaze kurekura. Kuko nyine urumva bagarukana umujinya bavuga bati mwabaginga mwe batwambuye wenda umujyi, muhita munabaririmbira murabashyigikira mubaha ikaze. Ati icyo gihe bisha abaturage babagirira nabi. M23 riri kuvuga ngo ibyo bintu ubushize byarabaye, twarekuye umujyi nk'uko tugiye kurekura Uvira, murangije muraza muhohotera abaturage bari bari muri uwo mujyi mubagirira nabi, ngo nuko bari badushyigikiye cyangwa se harimo abari batukweretse urugwiro rwinshi, murangije mubagirira nabi. Kwa kundi nyine binjira mu mujyi ukabona abaturage babaririmbye bakomye amashyi kuko babazi ko ntari biryabo. Bityo rero M23 muri ritangazo yabishyizeho akarongo, iravuga ati ibyo bintu ntibize gusubira, nimba tugiye kuva mu mujyi ntabwo dushaka ko ahubwo rero uzi ko gasoma ukumva wahigereye. Ndavuga Bombastic Gin, ikuzamurira amarangamutima ikagusigira akanyamuneza. Cheers, tugeraneyo. Bombastic Gin yisange ku masoko hose ahacururizwa ibinyobwa bya NBG Limited. Wanaduhamagara kuri 0782 16 11 tunywe mu rugero. ingera mwebwe nka leta, nk'abasirikare ba leta n'abafatanyabikorwa banyu, ngo muze mwongere mwibasira abaturage cyangwa se mushake no gufatirana n'ahandi n'ibindi bice. Ati niyo mpamvu AFC M23 irasaba abakomeje kwizeza inzira y'amahoro cyangwa se babandi batanga garanti y'inzira y'amahoro ko amahoro azaba hari, ngo mushyireho ingamba zihagije zo gucunga uyu mujyi. Iyo ni M23 irekuye umujyi, ariko nayo ndagira ngo wumve ibiri gusaba. Ati twabonye ko zino ngabo za Kongo n'abandi bafatanije nabo iyo turekuye ahantu bashobora kuza bagahohotera abaturage, bakaba bana bica, bakavuga ngo mwe mushyigikiye M23 n'ibindi, ngo kubw'iyo mpamvu mwebwe mwitwa ko muri abarinzi b'amahoro cyangwa se abatanga icyizere cy'uko ahantu hagiye kuza amahoro, ngo turabasaba ko mushyiraho ingamba zihagije zo gucunga uyu mujyi turekuye wa Uvira. Muri uyu mujyi nubwo turekuye, mu byo tubasaba cyangwa se namwe mugomba kubahiriza, turagira ngo uyu mujyi mbere na mbere wa Uvira tugiye kuvamo nka M23 mugira umujyi utarangwamo intwaro, apana kuza kurundamo intwaro n'abasirikare. Uyu mujyi kindi turabasaba ko mugomba kurinda abaturage b'uyu mujyi, tutazumva ngo hari umuturage mbega wagize ikibazo wahohotewe, kuko bizwi ko bari abasirikare ba FARDC nabo bafatanije abacancuro n'abarundi n'abawazarendo n'abandi. Iyo baje nyine nkuko nakubwiye, hari igihe baza ugasanga hari abaturage bagiriwe nabi, ngo mwe mwari mushyigikiye M23 yarafashe umujyi. Ati mutwizeze ko nubwo turekuye uyu mujyi muri buze kurinda umutekano w'abaturage. Ariko uri kumva ukuntu M23 bayitaye ku baturage. Ikindi tubasaba nubwo turekuye uyu mujyi wa Uvira, mugomba kurinda ibikorwa remezo biri muri uyu mujyi wa Uvira, apana kuza mubisenya mubyangiza. Ati ikindi turabasaba ko mugomba kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge gashyizweho. Ubwo agahenge nyine buryo ugomba gukumvamo ni ceasefire n'ubundi, ntago dushaka ko mugomba kugenzura. Warabibonye ko ari ukuntu basinye agahenge, ariko ugasanga nubwo kabara agahenge, leta ya Kongo yo iracyabataka ikabarasa, ikaboherezaho indege n'ibiki no mu baturage. Ati ikindi mwebwe tubikoreye cyangwa se n'ubundi abo ngabo ngo batanga garanti ngo hano hazaba amahoro nimuramuka muharekuye biragenda neza, by'umwihariko ubwo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo mugomba kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge hifashishijwe koherezwa kw'ingabo zidafite aho zibogamiye muri uyu mujyi. Mu yandi magambo, M23 irasaba ko kugira ngo ibintu bigende neza, ubwo igiye gutangira igikorwa cyo gukura ingabo muri uyu mujyi wa Uvira, urumva ni ikintu kidashobora guhita kiba mu masaha ngahe cyangwa mu munsi umwe. Abasirikare benshi bafashe umujyi, bari abantu benshi, ni ibintu ubwo bishobora gutwaramo iminsi gake gake bagenda bava mu mujyi.
ati turabasaba ko mwohereza ingabo zidafite aho zibogamiye. Ubwo ingabo zidafite aho zibogamiye ntabwo ari ziriya z'u Burundi kuko byagaragaye ko zibogamiye kuri Kongo, ntabwo ari abo ba Wazalendo n'abandi, oya ni ingabo nyine zishobora koherezwa wenda ziturutse ahandi tutaramenya izo arizo, ariko M23 yasabye ko hagomba kuza ingabo zidafite aho zibogamiye kugira ngo zicunge zirebe ngo ni bande bari kwangiza amasezerano y'Agahenge, kuko M23 ikomeza kuvuga ngo ntabwo ari twe twangiza Agahenge, niba ari abangiza Agahenge. Ati kubwiyo mpamvu rero mushyireho ingabo zidafite uruhande zibogamiyeho, kuko ababogamye n'ubundi M23 iravuga ngo Agahenge mwakishe, ukabona ntabwo bari kubyumva. Ikindi itangazo rikomeza rivuga ngo hanyuma ku bijyanye n'imitwe yitwaje intwaro ya leta cyangwa uburundi, aho ngaho hari bavugaga imitwe ishobora nko kugaba ibitero mu Burundi yanga abarundi cyangwa se abanzi b'igihugu cy'u Burundi cyangwa se abanzi b'igihugu cya Kongo n'ibiki, by'umwihariko abanzi b'igihugu cy'u Burundi. Ati ku bijyanye n'imitwe yitwaje intwaro ya leta yanga leta yacu cyangwa se yanga uburundi igikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ati AFCM 23 turongera gushimangira ko tutazemera ko iyo mitwe yanga igihugu cy'u Burundi ikoresha ibice twebwe twabashije kubohora cyangwa se twebwe tuyoboye nka M23 ngo bakoresha ibyo bice bagaba ibitero cyangwa bitoza kugira ngo bazataka Burundi cyangwa leta. Ibyo ntabwo tuzabyemera. Mbega ni nko kubwira abarundi ngo nimba hari abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi bashaka kurwanya Burundi, ntabwo twe tuzigera tubemerera wenda bakorere mu bice dufitira Kivu y'Amajyepfo y'Amajyaruguru, ntabwo tuzigera tubemerera ko abo bantu batera baturutse mu bice twebwe dufite. Ati keretse nibaturuka mu bice twebwe tudafite, ariko mu bice dufite ntabwo hari abanzi bazahaturuka baje gutera Burundi cyangwa leta. Ati kuko nitwifuza ko ibyo bintu bishobora kuba byahungabanya umubano mwiza w'abaturanyi hagati y'ibihugu byombi. Ubwo babwiraga abarundi. Hasi nuwanditse iri tangazo ni nanga ashyiraho email yabo ndetse ashyiraho na nimero ya telefone. Ibi kandi nanone ibi ni ibibaye mu gihe twari tumaze iminsi koko tubona igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu minsi yashize, mu minsi nk'itatu ishize. Ibi byatangiye ahanini ubwo inama y'umuryango w'abibumbye y'umutekano yateranaga. Iyo nama imaze guterana twaribonye ko abari bahagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikomye by'umwihariko igihugu cy'u Rwanda bikoma M23, nibwo ndetse icyo gihe muri iyo nama Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bahegarariye banatangarije muri iyo nama ibintu byinshi, batangira kuvuga ngo u Rwanda rufasha M23 mugomba gusubira inyuma, ibintu nk'ibyo ngibyo, bagera naho bavuga ngo turaza gukoresha, iyo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuze ngo turaza gukoresha uburyo bwose n'ibikoresho byose dufite, ariko hari ahantu haze kurekurwa. Ibyo twongeye kubibona ubwo Marco Rubio nawe ku munsi w'ejo nawe yabisubiragamo, uno sekretari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Marco Rubio we mu itangazo yari yasohoye yari yavuze ngo ibikorwa by'u Rwanda mu burasirazuba bwa Kongo ntibiragaragara ko ari ukwangiza amasezerano ya Washington yasinyiwe imbere ya Perezida Donald Trump. Ati kubw'iyo mpamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye gukora igikorwa kiri buze gutuma ayo masezerano basezeranije Perezida wa Amerika yubahirizwa. Icyo gikorwa ubwo sinzi icyo icari ariko niko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zavuze. Byari byavuzwe na sekretari Marco Rubio. Marco Rubio wagiye ukunda usa nk'uwataka u Rwanda cyane. Ndetse nanone ikindi umwungirije ku munsi w'ejo nawe twari twamubonye nawe yese asohora akantu k'itangazo cyangwa se inyandiko ku mbuga zavuga ngo mu makosa akomeye bakoze harimo kuba barafashe n'umujyi wa Uvira, ndetse ngo hagomba kugira igikorwa kugira ngo uwo mujyi urekurwe igitaraganya kugira ngo hirindwe ibibazo byinshi cyane. Ubona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasaga nkaho zishishikajwe by'umwihariko cyangwa se hari uruhande zibogamiyeho rwa Kongo, cyane ko twumvishe Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ijambo ejo bundi nabagejejeho. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo yari ari imbere y'abaturage yabwiye abaturage ngo igihugu cya Kongo cyarampatiye rwose kiranyiginga ngo ngwino uduhe umutekano weze wifatire amabuye y'agaciro. Ati kandi ayo mabuye koko nzajya kuyafata. Niko Trump yari ari kubwira abaturage. Urabizi politiki ya Trump ivuga ko Amerika mbere, ibindi ntago bimureba, ariko Amerika ibe yabonye inyungu, umuturage wenyine aba ameze neza kandi